ariko iyi Imana niza gutabara ntabwo izarinda kubaza ngo tuze kubigenza gute cyangwa tuze gukora gute. Oya, ahubwo izaza kugutabara igendeye ku mwanya wayihaye. Ariko iyi Imana niza gutabara ntabwo izarinda kubaza ngo tuze kubigenza gute cyangwa tuze gukora gute. Oya, ahubwo izaza kugutabara igendeye ku mwanya wayihaye. Uyu munsi wa none aho ugenda Yesu umutemberana, kuko nutemberana na Yesu araza guhindura ibintu byari bidahindutse, kandi nutemberana na Yesu araza kunyuranya inzira z'abantu uko bakubonaga ntabwo ari ko bongera kukubona. Imana itugire neza. Turabasuje abaduteze amatwi muri uyu mwanya, turabasuje abadahwema kutwereka ko mudukurikiye. Yesu abahereza umugisha kandi arushaho kubagura mu bihe byose no mu byo mukora, kugira ngo izina ry'Imana rirusheho kubana namwe. Turabasuje cyane rero abatwumvira hanze ndetse n'abadukurikira bari hanze y'igihugu. Turabasuhuje kubwo kudaherukana cyangwa se kubw'iminsi yarishize tutabonana. Yesu abamera umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mugiye kugezwaho na Nizeyimana Ezekiel nk'uko musanzwe. Mbere yuko rero twumva ijambo ry'Imana, tugiye kubanza gusenga Imana kugira ngo Imana irusheho kudushyigikira no kubana natwe muri gahunda zose tugiye kwinjiramo muri uyu mwanya. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje, turakwemereye cyane ubane natwe, ushyirwe hejuru cyane kuko uri Imana yacu bwite. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ritera imbaraga, ijambo ryawe rirakiza kandi ijambo rigira neza. Umuntu wese wiringiye akizerera mu ijambo ryawe, uko yaba ari kose, kibazo yaba afite, ntambara yaba ari kurwana, izo ngizo zirakemuka kubera ko yizereye muri iryo jambo kandi akarihagararamo neza. Rero uyu mwanya tugiye kumvira ijambo, ntaba ari igihe nk'umwana w'umuntu, ahubwo jewe mbure wowe wibonekere kugira ngo ubashe kwemeza imitima y'abantu bagiye kumvira ijambo, kandi urusheho kubarwanirira no kubereka kuri kumwe nabo muri gahunda zose, mu mirimo yabo ya buri munsi, mu kazi kabo ka buri munsi bakora, aho bagenda, mu ngo zabo, mu bavandimwe, mu bana babo, mu byo batekereza byose, babaye bizereye muri iri jambo tugiye kumva, ubashe kubagirira neza no kubiyereka bundi bushyashya. Duhagaritse imyuka y'ikuzimu, duhagaritse ubwami bwa Satani, duhagaritse gukora k'umwijima bidafite umumaro byose, turabihagaritse muri uyu mwanya. Reka integuro yawe ibe nziza ku bantu bawe, kandi uyu mwanya tugiye kumvira ijambo, turagira ngo ikirere cyongere gufunguka, marayika wawe naza kumanuka no gukora, abone uko aza kugera mu bakwizeye n'abakwiringiye. Izina ryawe rirusheho kwamamara mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 3 n'umurongo wa 19. Turasoma n'uwa 20, dusimbuke dusome umurongo wa 27. Mutwe w'amagambo aravuga ngo, basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none hari ibyo wanyuzemo biteye ubwoba, hari intambara warwanye ziteye ubwoba, hari abakweretse ko iminsi yawe ari mike, nawe ubona nibyo kubera ko byari bikugezeho. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo, basaduraka bajugunywa mu itanura ariko ntibashya. Hari igihe kiba ari igihe cyawe, ari na ngombwa kugicamo, ari na ngombwa kukinyuramo, ariko iyo ugihagazemo neza
iyo wiringiye Imana, iyo utanyeganyejwe n'ibiboneka byose, marayika w'Imana umanutse amanukira kukurinda no kugukomeza kugira ngo ibyo uhagazemo bye kukugusha no kugukura umutima, ahubwo ubashe kubihagararamo neza mu gihe urimo. Imana itugirire neza. Aba bagabo bahagarara mu kibazo, ariko bagihagararamo bafite kwizera. Kwizera kuranesha, kwizera kurarinda, kwizera kurarema, kwizera gutuma umuntu ahahagaze aho ariho hose hari ibyo yungukiramo, kandi hari ibituma yongera kumenya no kwaguka, kugira ngo abashe kumenya uburyo azarwana n'uburyo azirinda. Imana itugire neza. Aba bagabo bari mu gihe gikomeye, bari mu gihe batabasha kunyeganyega cyangwa kubuja cyangwa se kugenda uko bishakiye. Birashoboka ko igihe uhagazemo nawe ushobora kuba nta hantu ushobora kunyeganyegera. Birashoboka ko igihe uhagazemo nta muntu ushobora kugutabara. Birashoboka ko igihe uhagazemo ari igihe kibi abantu babona ko uzapfiramo. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire abantu, ubabwire ngo umunsi uhagazemo niwo munsi Imana yemeye kuhagararamo, ariko igihe kimwe Imana izemera ko uhava utabarwe. Munsi watabaye benshi ntibazabyumva, kubera ko bazasanisha n'igihe wari uhagazemo bakabona bitashoboka. Ariko ni watabarwa uzababwire ko igihe uhagazemo ari Imana iguhagaritsemo. Imana itugirire neza. 19 haravuga ngo Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari mu maso he, hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirusheho uko ryari rikwiye kwaka. 7 maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Dusome 27. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baterana bareba abo bagabo, babasanga mu muriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe no kumva umuriro ubanukaho. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana, dusanzemo abagabo babashije guhagarara mu mwanya no kurinda isezerano ryabo, kuko bari bizeye Imana ishobora byose. Nebukadinezari yari umwami, ariko akaba umwami wakundaga kugira ibintu by'amategeko akabije cyangwa se akanganye. Mu gihe kimwe ngo ategeka abatware n'abantu bakomeye bo mu gihugu n'abamwemeraga, ategeka ko baza kubumba cyangwa se gukora igishushanyo cyari kinini, kandi bagombaga kuramya nk'abantu bari mu gihugu cye, nk'abaturage be, kubera ko yari asizeho itegeko. Imana itugirire neza. Imana ibane natwe.
ariko aba bagabo batatu bahagarara mu mwanya wo bagombaga guhagararamo, kuko bari bazi neza ko nta kintu bagomba kuba naho bagera mu kaga. Uyu munsi wa none uri kugera mu kaga, uri kugera mu ntambara ukavuza induru, ariko iyi nduru uri kuvuza uri kwivuzaho bidakwiye, kubera ko hari abo ushobora gutegera ibitugu bakabikubita, hari abo ugomba gutegera amaso bakayavuma, hari abo utegera amaboko bakayavunagura, ariko hari Imana ishobora byose, ishobora kugukura mu rugamba, mu ntambara, mu bibazo, ikagukuraho wowe abantu batabasha kugukura. Umwami ngo ategeka ko bagomba kuramya iki gishushanyo. Abantu benshi baremera, baranabyumva, ngo ariko aba bagabo ntibabyumva, bahagarara ku ijambo bavuganye n'Imana, bahagarara ku cy'Imana yababwiye. Uyu munsi abantu bavuye mu masezerano y'Imana, uyu munsi abantu batwawe n'ibintu, ntago bari kubahiriza gahunda y'Imana nk'uko bikwiye. Ngo bamaze gutanga itegeko, bamaze kuvuza amabubura n'amakondera, ngo abantu benshi barubarara, bubararira ikigirwamana. Ariko ngo aba bagabo bahagarara mu mwanya wo kwizera, baravuga bati Imana twakoreye, Imana twamenye, Imana yadutabaye, Imana yagendanye natwe, Imana twizeye, naho itadukiza amaboko y'umwanzi, naho itadukiza abagambanyi n'abagome, naho itagenda imbere yacu cyangwa ngo ibiri inyuma yacu, nta kintu na kimwe gishobora gutuma twubarara, nta kintu na kimwe gishobora gutuma turyama hasi. Tuzizera Imana yaduhamagaye, tuzagendana n'Imana yacu. Hari ibyo yakoze turebesha amaso, hari ibyo yakoze turyamye, hari ibyo yakoze tugenda, yazuye abantu tubireba, yahumuye impumyi tubireba, bimuga zarahagurutse, ingumba zara, kubera ko babibonesheje amaso yabo, bituma batubarara ikigirwamana, bituma batubarara ku bw'itegeko ryatanzwe. Uyu munsi wa none we kuvuza induru, ahubwo izera Imana mwavuganye. Uyu munsi wa none were kuvuza amagambo ngo amagambo akurenge, ahubwo hari Imana iyo ngiyo yaguhamagaye. Icyambere niyo kwizera, cya kabiri niyo gupfukamirwa, kandi ikindi iyi Mana itabara itabanje kubaza abantu. Iyi Mana itabara itabashije kubaza mama wakubyaye muntu. Uyu munsi iri jambo rivuga ngo Nebukadinezari ategeka ko bubarara, ariko iyi Mana niza gutabara ntabwo izarinda kubaza ngo tuze kubigenza gute cyangwa tuze gukora gute. Oya, ahubwo izaza kugutabara igendeye ku mwanya wayihaye. Ikintu gitumye hari ibintu biguteye ubwoba, ntabwo uri guha Imana umwanya. Ariko uyu munsi wa none Imana umwanya, numara kwiha umwanya, Imana ize igira ikikora, igira ibyirema, ibintu byakunaniye, ibintu bitumye uva mu mwanya, ibyo nibyo Imana ishaka gusubiza mu mwanya. Imana itugire neza. Ngo aba bagabo baha umwanya Imana, baravuga bati nubwo uri umwami ntibishoboka ko turamya igishushanyo, ntibishoboka ko twemera amabwiriza yawe, ntibishoboka ko tugendera kuri kondisiyo za, ahubwo turagendera kuri kondisiyo z'Imana, turagendera ku cyo twamenye umwami mwiza. Ntabwo ajya arya ruswa, ntabwo ashyiraho igitugu, nta n'ikintu kiba ajya akora, bitewe nuko wahagaze mu mwanya, bitewe nuko wemeye, bitewe nuko wamukurikiye. Ngo abandi barubarara, ikibaya cyuzura abantu bubaraye aho ngaho, bubararira ikigirwamana. Ngo ariko aba bagabo baravuga bati hoya, ntago bishoboka, mwadukoze icyo mushaka, mwadukora uko mubishaka, ariko twebwe duhagaze ku ijambo twamenye, duhagaze ku ijambo rya nyir'ijambo. Nebukadinezari ngo arabareba, arabitegereza, abona umugambi bafite ntago uhuye n'uw'abandi, abona intego yabo ntago ari yo kugendana na Nebukadinezari,
abona intego yabo atari yo gutegekwa nk'uko yari asanzwe ategeka abandi. Abona intego y'aba bagabo ari intego bo ubwabo bihaye, bagaha umwanya Imana ikaba ari izaza gukiza no kubarokora itanura ry'umuriro. Uyu munsi wa none hari Imana ije kukurokora, ariko ikurokoye mu buhe buryo? Ikurokoye kubera iyihe mpamvu? Irakurokora kubera wahaye umwanya Imana, kubera ko hari uko wahagaze, hari uko Imana ikubona. Mu gihe cyose Imana ikubona kugendana na izaza kukurokora, izagukura mu menyo y'abasetsi. Abakuvuze izabereka ko hari Imana ishoboye byose, idashoboye kimwe. Nubwo iwanyu bakubwiye ngo ntuzabyara, ariko uzabyara kubera ko hari Imana mwavuganye. Hari Imana iteye ubwoba, hari Imana itangaje, hari Imana inyuranye inzira, hari Imana ibohora, hari Imana yongera kurema, hari Imana yongera gusubiza ku rufatiro, umuntu akagira urufatiro rwiza. Imana itugire neza. Ngo Nebukadinezari ngazabiranwa n'uburakari bwinshi, ngo arategeka ngo nimuboha aba bagabo. Bababohanye n'imyenda yabo n'ibyabo byose. Ngo bakimara kubaboha, ngo babashugunya mu itanura ry'umuriro, ngo ariko batarishiramo. Biravuga ngo ibirimo iby'umuriro ngo bisumira aba bagabo bari babashugunyemo, ngo bihita bibica. Ndagira ngo ubwira ngo ibyari kukwica ntabwo bizakwica, ahubwo Imana izakurindira mu byo bari kukwiciramo. Imana itugirire neza. Imana ni ganze, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none nzanywe no kukubwira ngo aho bagusize ntabwo ariho bazagusanga. Niba baragusize mu gice cy'ingunguru, ntabwo bazakigusangamo. Niba baragusize mu nzu itagira amabati, uyu munsi Imana ije gushyiraho amabati. Niba baragukuye mu kazi gitaraganya, uyu munsi Imana igusubije mu kazi. Niba barakubwiye ngo nta kintu kizagenda, uyu munsi bwira abantu ngo umwanya mpagazemo ni uwo kugira ngo ibintu bigende. Uyu munsi hari ibyo Imana igenda yemera, ikemera kunyuranya inzira z'abagukwenye, ikemera kunyuranya inzira z'abagusetse, ikemera kunyuranya inzira z'abakuneguye. Ariko nubwo bakuneguye, ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi babwire ngo uyu munsi ibyo mwaneguye ntabwo ari byo byabaye, ahubwo ubabwire ngo umunsi mpagazemo, uyu munsi niwo Imana yemeye kumpagararamo. Imana itugire neza. Nubwo bavuze ngo ntabwo uzaberwa, ariko uyu munsi babwire ngo kuberwa ni njyewe bibereye, kubera ko ari cyo gihe cyanjye. Nubwo bavuze ngo ntabwo uzarya, babwire ngo uyu munsi wa none igihe mpagaze nicyo cyo kurya, kubera ko Imana yemeye kondya. Imana itugirire neza. Ntabwo uzarya kubera bene wanyu, ntabwo uzarya kubera imiryango myinshi, ntabwo uzarya kubera akavuki, ntabwo uzarya kubera ko hari ibyo wowe ubwawe wakoze n'amaboko yawe bigako. Oya, uzarya kubera ko Imana yemeye kurya. Imana itugirire neza. Ngo abagabo bageze mu itanura ry'umuriro, ngo basanga Yesu yahageze, batangira gutembera mu itanura, batemberana na Yesu. Uyu munsi wa none ushobora gutembera mu kibazo utazi kuri kumwe nawe, ariko Yesu yamaze kuhagera. Imana ikugirire neza, kandi Imana iganze. Imana ikurengere mu kibazo urimo, Imana ikurengere mu ntambaro yo kurwana nazo, Imana ikurengere mu baturanyi, Imana ikurengere ku bana bawe, Imana ikurengere muri karitsiye, Imana ikurengere mu shuri gukora, Imana ikurengere muri business zawe. Kubera ko uyu munsi wa none hari icyo Imana ishaka gukora, ikanyuranya inzira z'abanzi bawe. Ngo ariko bamwe mu byegera bya Nebukadinezari ngo baraterana bakora inama, baza kureba ko wapfuye, baza kureba ko utakiriho, baza kureba ko byagucanze, baza kureba ko byakuyobeye, baza kureba yuko wagiye utakiba muri kare, baza kureba ko ahari wapfiriye mu nzu bamo. Ngo ariko bahageze basanga nta kintu wabaye. Imana itugire neza. Ngo barunguruka mu itanura ry'umuriro, ngo kandi uyu muriro waragurumanaga cyane, uyu muriro wari uteye ubwoba, uyu muriro wawurebaga wese yarindaga kwitaza, kubera ko bari bategetse ko bawenyegeza kurusha uko wari uri kwaka. Ngo ariko barungurutsemo, ngo babona abagabo ni bazima,
imyenda bambaye ntacyo yabaye, imisatsi yabo n'imitaraga, ngo ariko barebye mu itanura neza ngo basanga harimo ishusho itandukanye n'iy'abantu bagize gute bataye mu itanura. Uyu munsi wa none aho uhagaze Yesu umutemberane. Uyu munsi wa none aho ugenda Yesu umutemberane, kuko nutemberana na Yesu araza guhindura ibintu byari bidahindutse, kandi nutemberana na Yesu araza kunyuranya inzira z'abantu. Uko bakubonaga ntabwo ari ko bongera kukubona. Imana itugire neza. Ngo babonye ko byahindutse, babonye ko ntacyo babaye, babonye yuko abasore ari bazima, babonye yuko ari bataraga, babonye ko batembera mu muriro, ngo Nebukadinezari arategeka, yarababwira ngo nimukure mwabo basore. Imana itugire neza. Hepfo 28 yaravuga ngo arangije aravuga ngo ihereye uyu munsi dukwiriye gusenga Imana ya Meshake na Sadurake na Abedenego. Iyi Imana ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo. Iyi Imana ikoze igitangaza, abantu bakigenderaho kubera ko Imana yagikoze. Iyi Imana inyuranyije inzira, ntabwo bongera kugendera mu nzira zabo, ahubwo abantu bagendera mu nzira zawe kubera ko Imana yabigenje neza. Imana itugire neza. Igihe cy'Imana iyo kigeze, ntabwo Imana ireba ngo wari uri mu muhanda, ntabwo Imana ireba ngo wakubitiwe ahana. Oya, Imana iza ije gutabara, kandi igihe uhagazemo nicyo kizemeza abantu bitewe n'icyo uzahagararamo mu gihe kizaza. Intambara wanyuzemo n'ubutayu wagenze ni burebure, ariko nubwo wabugenze hari igihe cyo kunyura mu munezero, kubera ko icyo gihe wahagaze neza, uhagarara mu butayu, ubunyuramo neza, maso arabura uragenda, ibyo kurya birabura urakomera, abantu ntibakunyeganyeje ngo uve mu masezerano y'Imana. Uyu munsi wa none Imana ije kurema igitangaza. Ndagira ngo ubwenge uyu munsi wa none wakira igitangaza cyo kuva mu bibazo uri. Uyu munsi wa none wakira igitangaza cyo kuva mu itanura bagusunikiye. Uyu munsi wa none wakira igitangaza cyo kongera ukaberwa. Uyu munsi wakira igitangaza cyo guhagarara wemye utagihetamye, hetamishijwe n'ibyo bagutezaga. Imana itugire neza, kandi Imana irusheho kuganza. Iyo Imana yije gukora, ntabwo irebera ku butunzi n'ibyo ufite. Imana izaza gukora kubera ko wahagaze ukayiha umwanya. Uyu munsi abantu benshi umwanya wabo ni ubusa, barigira mu byabo, bakava ku Mana, bakayita bakagenda. Bavuganye nayo ngo biratinze, ariko bitinjijwe nawe kubera ko wabihagazemo nabi. Wagiye wima Imana umwanya. Umwana yahaye umubyeyi umwanya, icyo amusabye cyose arakimuha, ariko kubera ko yamuhaye umwanya, wowe wawuhaye ndi umwanya. Wagiye he? Byakugendekeye biti? Uyu munsi wa none ndagira ngo wisuzume. Uyu munsi wa none ndagira ngo urebe kure, nusanga umwanya wawe utarawuhaye Imana, wongera ugarukira Imana, kugira ngo Imana irusheho kugukura mu kaga no mu bibazo uri kurwana nabyo. Tugiye gusenga Imana, ariko mbere yuko dusenga Imana nakiriye message. Iyi message nakiriye ni umuntu w'umudamu. Uyu mudamu arwaye ikintu mu izosi. Mbere yuko dusenga Imana nakiriye message y'umudamu. Uyu mudamu afite ikibazo mu izosi, arwaye ikintu kimeze nk'ikibyimba. Mana yambwiye ngo mubwire ngo akore amasengesho y'iminsi 3, kubera yuko bamwandikiye kubagwa, ariko abantu benshi bamubwira ko bazamubaga gapfa. Ariko Imana yambwiye ngo ukore amasengesho y'iminsi 3, nuyarangiza uzagende
kuri randevu yawe, bazakubaga kandi ntacyo uzaba, kandi nibamara kukubaga nyuma yaho uzagende gushima Imana kubera ko ariko Imana imbwiye. Imana izakurinda kugira ngo inyuranye inzira z'abanzi bawe n'ibyo bakoze, kugira ngo Imana ibiteshe agaciro, kandi uwo munsi bazakubaga ntuzigere witaba telefone, uzitabe telefone y'umugabo wawe, ko indi telefone uzitaba yose uzitabe telefone ifite amazina, telefone ifite nimero ntuzayitabe, kubera yuko ari telefone uzitaba ugahita ugwa kuyiseta. Ariko telefone ifite nimero ifite amazina uzayitabe, ariko idafite izina ntuzayitabe, kuko Imana niko imbwiye. Tugiye gusenga Imana, ariko mbere yuko dusenga ndagira nkubwire ngo banza utekereze niba uyu munsi ugifite umwanya imbere y'Imana. Niba udafite umwanya imbere y'Imana, uce bugufe mu mutima wawe, dusenga Imana kugira ngo Imana ikugarure icyizere, kandi Imana irusheho kugutabara, kuko uri mu kaga, uri mu gahinda, uri mu bibazo, abantu bakuvuye, imiryango iragutaye, umugore wawe uragutaye, umugabo wawe aragiye, abana bakuvuyeho, abantu barakwanze. Ariko uyu munsi wa none nuho umwanya Imana yawe, Imana irakugarukira kandi irakugarurira abawe, kubera ko ari kivuze. Tugiye gusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo, uri Imana igarurira abantu icyizere bataye, uri Imana igarurira abantu imiryango yabo, uri Imana igarurira abantu abagabo babo, abagabo b'abagore bakagaruka, kandi uri Imana igarurira abagore abagabo babo nabo bakagaruka, kubera ko baguhaye umwanya. Uyu munsi wa none umuntu uguhaye umwanya nawe umugarukire, kandi nawe umuha umwanya, kubera ko naguha umwanya uzamubona kurushaho, kandi uzabona ko yakugarukiye, izina ryawe rikarushaho kwamamara. Turasenze rero kugira ngo abantu bakugarukiye, abantu bakuje, abantu baguhaye umwanya, ubaha umwanya muri aya mezi, kandi bongere unyuranye inzira z'abanzi babo, kugira ngo babone gukora kwawe. Urakoze, urakarama, shyirwa hejuru kandi uganze, urusheho gukorera ibitangaza bawe kugira ngo barusheho kukubona. Urakoze, urakarama, bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.